namwe murashaka kugenda. Barangije Petero ngo asubiza atari urukundo, aramubwira ngo twakuvaho tukajya kuri indi, kari wowe ufite amagambo y'ubugingo, natwe tukaba twizeye ibyo. Mundebe hano baganiriza. Umurimo Yesu yakoze ntabwo ari ukutugarukiriza ku biryo n'abagore n'abana n'amafaranga n'amazina akomeye no kuzamuka. Umurimo Yesu yakoze ni umurimo wo kuduhesha ubugingo buhoraho. N'ibindi Yesu arabikora, ariko ikibanze ni uko ubutunzi ubugingo. Kandi ubugingo wawupimira kuki? Bibiliya iravuga ngo umwuka wanjye n'umwuka w'Imana bihamanya ko ndi umwana w'Imana. Umuntu ufite ubugingo muri we ntabishidikanyaho, ababyumva muri we. Imana ihabwa icyubahiro. Kansoze mvuga icyanyuma ndi musoza kugira ngo dusenge. Haleluya. Icyanyuma nshaka kubabwira, ntimugakinishe kugwa ngo muve mu buntu bw'Imana, kuko kongera kugaruka mu gakiza biragoye. Mu bintu mutazakoramo ikosa nyarugenge, dore mbivuze ndanguruye. Ntuzigere ukinisha kugwa ngo nzagaruka, ngo ndacyafite irembo ryo kugaruka, kuko ushobora gukinisha kugwa ukagwa, wagwa kugaruka mu gakiza biragoye. Wandikiye Abaheburayo 6 uhereye kuri 4 ukageza kuri 6, umva ukuntu yanditse. Yaravuze ngo kuko bidashoboka kaba maze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bagasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Mu bipimo bya Bibiliya it is impossible, ntibishoboka. Niba Yesu yarakoze umurimo wuzuye, tukumva nta byuho birimo nk'ibyabaga mu isezerano rya kera, mureke duhagarare mu buntu bw'Imana neza, twe kubikinisha, twe kubikerenza, kuko ntibishoboka ku muntu waguye. Yarasogongeye impano y'Imana, yarasogongeye ku mwuka wera, ijambo ryiza ry'Imana. Ntabwo bishoboka kongera kugaruka. Urumva hari izindi mbaraga bisaba. Yesu atagiye kumwishakira nta muntu wazamugarura. Ubuhanuzi no kumurondora n'amavuga butumwa bishobora kuzamugarura. Uriho muranyumva bene data? Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Yesu ashimwe. Nsoza, Paulo yandikiye Abefeso 6 naho nsoreza ku murongo w'10. Aravuga ngo ibisigaye rero, ubwo dufite uwo murimo wuzuye Yesu yakoze, ibisigaye. Reba mwene so, twaje kwigaburo ryera, mubwire ngo ibisigaye mu nshingano usigaranye dukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, tuvuge ngo amen. Imana ibahe umugisha. Nashoje ndagira ngo dusenge. Hombeka amaso yawe gatoya dusenge. Ndagira ngo dusenge Imana. Mu bisigaye ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndagira ngo utekereze umwanya mutoya, dufate umwanya mutoya wo gusenga Imana. Turaza gusenga isengesho ryo gushimira Imana ko Imana yakoze umurimo wuzuye binyuze muri Kristo Yesu. Ariko nawe twagusengera, ushobora kuba utarakizwa cyangwa ukaba warabivuyemo. Ntabwo tuzi ukuntu Yesu abigenza, nubwo bigoye nubwo bikomeye, ariko twagusengera. Ntuve muri aya materaniro utongeye guha ubuzima bwawe Yesu. Ntuve muri aya materaniro utongeye guhinduka. Ntuve muri aya materaniro utongeye kugarukira umwami Yesu. Hari umuntu ugize icyifuzo ngo tumusengere, urambure cyane. Urambure cyane, turashaka kugusengera. Urambure cyane cyane rwose ikiganza, cyane cyane nk'ingabitsinzwe, uvuga ngo ngize icyifuzo kandi ndashaka guhinduka. Nimuhagarare muri iyo myanya, ninginga umushumba Ruberi naze adusengera, ariko twese duhaguruke. Baze nimutere intambwe muzi. We waguye, we wasubiye inyuma, we wabivuyemo, turashaka kugusengera. Tera intambwe uze, tera intambwe uze, umufashe atera intambwe aze, afashe icyemezo cyiza. Mwene dafata icyemezo cyiza. Ubuzima butarimo Yesu ni urupfu. Ubuzima butarimo Yesu, Satani akora icyo ashaka mu buzima bwawe. Mutere intambwe muze tubasengere. Ngwino rwose ifata ubusore bwawe ubudampinge ngo ubushyire mu mwanda w'ibyaha. Yesu arashaka kongera kuguha ubundi buzima bushyashya, ashaka kuguha version nshyashya y'ubuzima. Mutere intambwe muze. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana,
inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Nawe ngwino kugira ngo tugusengere. Inyuma ni habi, ngwino winjire. Utari ntambwe mwihuta, umwanya wacu wagiye. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire. Reka shumba abasengere, natwe duhaguruke ko mu kanya tugiye gusenga isengesho rya nyuma ryo gushimira Imana umurimo yakoze. Tubwira Imana ngo ndashaka kubihagararamo neza. Ndabinginga muhaguruke kubimbabazi z'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ijambo ryawe rizima tumaze kumva, kuko umurimo wakoze kuri twebwe uhagije. Waje kugira ngo intama zawe zibe n'ubugingo kandi bwinshi. Aba baciye bugufi mwami nabumvise ijambo ryawe kandi baryirebeyemo mwami, barashaka kuko bakiza amagara yabo, bakiza ubugingo bwabo mwami. Biyumvisemo umutwaro n'urubanza rw'ibyaha bakoze, ariko uyu mwanya barashaka gutandukana nabyo. Turabasengeye ngo bababarire kandi ubeze ubatunganye. Amaraso yawe mwami abeze abatunganye. Turabasengeye kugira ngo bambure umwambaro w'ubushwambagara, bambike umwambaro wera mwami udaraje. Kandi turabasengeye bakureho urubanza rw'ibyaha, bandikure mu gitabo cy'urupfu, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubyumvise, uhereye nonaha mwami ugendane nabo, bigishe kandi ubayobore. Urakoze kubyumvise, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Muhaguruke mukurikire uwo mudiyakoni, mukurikire uriya mudiyakoni, barabafasha kandi no kubagira inama. Reka dukore ibintu bibiri. Icya mbere tugiye gushimira Imana ko umurimo Yesu yakoze wuzuye. Niturangiza turabwira Imana ngo mu bisigaye dufite inshingano yo gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mureke twake mu ijuru imbaraga zizatubashisha uyu mwaka wose n'indi myaka, kandi mu ijuru bafite izo mbaraga. Kadusenge. Mana yacu, turagushimiye umurimo wakoze uyu munsi, tukaba turi abana b'Imana, kandi ni umurimo wuzuye ujya kutuzana aho twari twarayobaguritse. Ntabwo waduhondaguye inkoni n'ibiti, ahubwo watuzanye muri keya nyinshi. Uratwiyegereza, utugira intama zo mu cyanya cyawe. Uyu munsi turi abana b'Imana tubikesha wowe. Uhabwe icyubahiro mwami, warakoze. Kandi ibyo byiringiro ntibitugarukiriza ku mitsima n'amafi n'imyambaro n'akazi n'abagore n'abana. Oya, byaduhesheje kugira ibyiringiro byuzuye byo kwizera ko umunsi umwe tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Warakoze kubw'umurimo wakoze mwami, wamanutse uciriritse ujya munsi y'umugaragu w'imbata, upfa urupfu rwo ku musaraba rw'ibivume. Uyu munsi byaduhinduye abo turi bo, agaciro dufite tugakomora mu gucungurwa nawe. Warakoze mwami Yesu, uhabwe icyubahiro. None uvugiye muri aya materaniro ko mu bisiganye dukwiye gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Turakwinginze ngo uwaje wese mwami, ni wowe ufite ibyangombwa byose, uha intama, uha abakumenye bagakomerera mu mwami. Nubwo yabanyura mu miraba, nubwo yabanyura mu bintu bitoroshye, kuko ni wadushyiraho urugendo rworoshye, wadushyiraho urugendo rurimo imiraba myinshi n'ibigeragezo n'intambara n'ibyo duhura nabyo bidukomereye. Ariko dusabye mu ijuru imbaraga. Pawulo yaravuze ngo nashobojwe byose na Kristo wampaye imbaraga. Hari imbaraga twakiriye nshya, hari imbaraga nshya twakiriye, 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 hari imbaraga nshya twakiriye mu izina rya Yesu. Kandi turabizi neza ko uzatubashisha kugeza ubwo uzatwishyira tudafite ikizinga n'umunkanyari. Tugukomeye amashyi menshi tugushimira. Urakoze mwami Yesu. Amen. Dushima Imana.